sinkunda ibi bintu abanyarwanda barabivuze bakajya babatera amabuye ariko nagiye gusikaminga inyamunsi reba ukuntu bareshya ko Idris ni mwiza udona ikintu kimbabaje dore ibyongereza yandikishije bipfuye ibyongereza by'ibiroko bya Musanze dore ngo today the life I am living is not the life I chose. Muceceke I am living in bad situation. Mute your mic. Tuweke Sankara asore Sankara. I am living in bad tangira situation. Sankara tangira. Today the life I am living is not the life I chose. Okay. I am living in bad situation. Oh yeah, situation. Situation. Okay. I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn, and I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well. Know his family and know everything about him. No one will ever use me again. Nyubira. John, uburetse gato. Nyamunsi uzi kwisi ishaka n'undi mugabo mu nyandiko muri intuza gusa. Uzi ko ahise ashaka undi mugabo, ahise abwira abantu ko ari abere bakeneye n'undi mugabo. Cyo tuvugisha kuri memuretse gato. Sankara. Ntabwo abanyarwanda barabivuze, bro, abanyarwanda ntabanga baje. Barabivuze, baravuga ati wakigabo bari gushaka nk'amafaranga. Kubera iki ibi bintu byanditse ageze muri Canada. Wasanga hano nta marezo arahari yo kwandika. Buretse gato uvuze mu iki? Mugana network arafite yo kwandika. Uyu nasubira mu Rwanda ndamoka. Cyangwa akaba yigiye icyongereza muri Canada. akaba yiboneye ari ndagukunze rata ariko wa mugani uretse gato ako asanga yiboneye undi kuko ntabwo Dekati yarabarabiye bro Dekati yarabivuze banga kumva iyi ni operation ya kaboko erega Godfather Godfather umwana muri zinakurwa urutozi ayo abantu bazi ko umuntu ari umwasama ibyo yavuga byose Dekati ntabwo tumufata nk'umuntu serious sometimes niyo avuze ari kuvuga ati nibwa bwasama nyine ni kwa kundi yitukanira akandi arimo aravuga ibintu bizima ni nkaho byari umwana murizi Dekati yari posting ziriya niga pe yari posting uko byara ngiye reka nze nkubwire urukumva buri muntu afite ntuzazi bannereza atakora ntabwo njye avuga ku buzima bw'abantu muri ari nk'amakuru mfite ari nk'amakuru azagera turika mukayamenya ibyamamare ngiyewe nzi hari nk'umuntu wari ugiye gukora divorce ejo bundi umudamu aramwohereza i Burayi aragenda ajya kwidekarara barashwana aza mu Rwanda umudamu umutipe ntihajya kumwakira ntimumuzi se n'umwana we birebire harimo inkuru iryoshye ndaruca ndarumira amakuru yose abahari muzareba uyu mugabo navuga muzirukanka mwese muziruka ariko muzabona ubusukaba buri mu ntuza kuko nzigana n'abazakurikiranwa mu nkiko muri ibintu by'umukobwa hari abantu bazakurikiranwa mu nkiko habayemo ubusukama buhagije bukabije harimo ubusukama burenze uko mubitekereza ariko tumaze turebe Sankara murebe iyi foto ntabwo ari body shaming umukobwa umeze nka Brenda Fassie nasi cyo baza ikibazo ni iki njye nabona haberanye bro ntabwo nuko tumaze tuvugisha ukuri reba u Rwanda rwose uko rungana uyu muti bafite udufaranga urimo kunyumva aya gatufana nawe mukimvange mu bana abantu y'abantu babanye baberanye ntabwo nose bagabo barabanye yari operation tumukwe hagati y'uyu mugabo n'uyu mukobwa ni bande basukama sha ntawamenye nivanga mu ngo z'abandi ndakubaza nitibaha mu ngo z'abandi ureke wumva tugivanze mu gutekana rubizanye hanze indi ko Suzana uko wasanga agiye kurekura indirimbo wasanga bagiye kurekura indirimbo ushaka muvuge ko uretse ndakubaza ko ntuza ko Suzana uko kamonyi yatandukanye na nzaba mwita twabimenye Vestina yanze kumusoma ibintu bihera mu mizi nta uretse gato umva nkubwire uretse gato aha ngaha mwandike uretse gato uretse ama comment uretse gato yarani nkubwire nani Sankara kimwongere kwandika ngo Vestina yatandukanye na Idris mwandikanye ngo Irene yatandukanye na Idris ngaho niko bimeze yigo uyu mwana mureke yiyubakire Irene atandukanye na Idris uburetse gato murinda nkuba atandukanye na Idris uko niko kuri gogo niba warananiwe kubaka waretse abandi bakubaka okay none se ni usenye nese bwasenyutse gizo mva bari mu munyi reba utimbiri bwa shamba ntabwo wa mugabo we ngaho siwo musobanuzi tugira sobanuri oya ereka kamubwire uretse wasanga Vestina agiye kurekura indirimbo oya tega amatwi
turi kugendera kuri iyi foto barisohora indirimbo buri mezi cyangwa buri kwezi basanga indirimbo bagiye gushyira ni agatwiko bari kwitwikira ni agatwiko reka dutegereze bajye kwaka divorce Sankara ako Godfa ntago Vestineri yarahinduye izina ryo kuri Instagram yarongeye izina ry'umugabo Sankara genda uretse Sankara yaragiye amafoto y'ubukwe bwose ahubuzaho ni prank urimo kugira Sankara byo yavanye mu gasanka ntareka kubaze manza wumve nyumva bano bana baririmba gospel Godfather wasanga ari agatwiko bagiye kure indirimbo yebe yayikoreye ariko ibitumva ntago bakora pranka ntago bakora pranka ngize abantu bandi bakora ngo bamufatanya urumogi agiye kure indirimbo hoya Sankara wallahi ndakubwiza ukuri urimo kunyumva wasanga rega bana hakinze account ntabwo yari pranka urimo kunyumva wasanga Vestina bahakinze account bakandika bino bana bana bo kwa Irene wasanga na AI nge bano bana ndabazi ndikukubwira manza wumve hano ibibazo byose yabafite Vestina ntabwo ajya publishing manza wumve ariko reba hano ikintu mugomba kuba Godfather akamubwira ariko se bano bari bana bo kwa Irene ndabazi manza wumve ariko ibibazo bagira ntibajya kubishyira ku karubanda n'ukuri kumana manza wumve Sankara wincharging ngo udatuma n'amajwi hano wayazanye se njyewe icyambere nuko buretse gato ubundi cyo mbantegereje nuko igihe cyandika ikinyamakuru cyandika urimo ntabwo bakwibeshya buretse gato bande bibeshya igihe bo abanyamakuru bo mu Rwanda kuna arabanebwe batajya genda uricharging ukore kuri goro nibyo ushoboye n'abandi mwese mumanuke no sense uranga mutagira refu mumanuke mugende muri charging cyose niba uri mukobwa mwiza ntabwo mugomba kujya mwisanga mu bigananga no mufata munamenyera abantu kwitwe n'inkuba Godfather njaba bana basanga bahakinze account ye ndakubwiza ukuri undi iyo ikiniho ahantu hava ibibazo ubundi ni gute rubanda rugufi muza ni gute mwokicwa ni gute muza kumburanya tafaka urabona iki ni farizi ni platform nyamunsi razanga itaramenya kwikarabya ikazi kakuburanya no sense esimbi aisha ngo igihe nago babeshye nese igihe bona nago babafite undi muntu ubiyitirira udukora ibintu by'amakuru ya fake mu bakazavuga ngo fake news karame urimo kunyumva gahunda iteye itya ndakumva urukumva gahunda iteye itya aba bantu ibintu ndi kukubwira abangaba bagiye kuraka kagabo bagiye kugascaminga ntega amatwi wabihamya gute ko ndi kukubwira ngiye amakuru mfite ko uyu mugabo najya mu Godfather ari no kumufita amakuru ya fake njeka nkubwira ikintu mpamya nzi neza bano bana bo kwa Irene ukuntu mbazi n'ukuntu nzi Irene ntago ari abantu bafata ibibazo byabo ngo babizane kwa rubanda uwo mukobwa ashobora kuba bahakinze account ye bitabaye ibyo birashoboka okay nyiri kuvuga ukuntu mbabona n'ukuntu musanzwe mbaye bano bana bariyubaha bano bana n'abana bakuriye mu kwiyubaha na yajya ko gufata account ye wajye kwandika ngo yahisemo ngo umugabo mubi ngo nazahitamo ngo azabanza mwiyoshe se bakundanye na Kalisa biganye mu ishuri akajya gushaka umugabo murusha imyaka 20 ariko mwagiye muva ku bintu ariko mwabaye muti njyewe ibyo mubwira ni kuvuga bitewe n'ukuntu mbabona iyo ni fake account aho bari kuvuga ngo igihe kirandika hari ikindi arundi muntu ufite account bwa fake.com nawe ageze agapostinga ibintu après iminota ingahe bakaza ngo fake news ngibona kuri Instagram Sankara yego Tasha thank you uretse gato Karim thank you uretse gato ndakumva iyi ngiyi ni website y'igihe ntabwo ari fake account ngiyi website y'igihe singiye ndapfuye se bigeze telefone za maki nk'umukire nawe urasebye uretse gato iki ni igihe ntabwo ari igihe ngiyi inkuru irambuye ngiyi n'amafoto yose igihe cyanditse gishyiraho n'amafoto baraza inkuru barayinonoso dore ngiki igihe n'izindi nkuru zabo ngayamashakiro wabibonye ngiyi inkuru irambuye ntabwo iri ngibi ari inkuru ya yindi bya bindi by'ubusika amadore no dore ngiki gihe wakibonye never mind thank you wow reba hano wabonye ngiyi inkuru yanditswe nkakubwira umunyamakuru wayanditse Sengiyumva Emmy reka nze muhamagara singuyu Sengiyumva Emmy none hari ukuntu mujya muhubuka uretse gato urumva ntabwo njya mpubuka bro urukunyumva yego iyi nkuru ngiye simbishyizeho nonaha kankwereke igihe nahamagariye Emmy uretse gato singuyu Emmy Kinege namuhamagaye sangahe namuhamagaye saa 12 n'iminota 40 yanshubije abyutse
sangahe saa sita za nijoro hano hari saa 12 z'i Kigali urimo kunyumva urabona igira muhamagariye niba nubwo ngo inkuru natangiye kuyirukanka ho ejo shaka kumenya bayanditse urabona singuyu ni Emi ni Kinege bamubonye kamwereke iyi nkuru yanditswe nande Nsengiyumva Emi ariwe Emi Kinege turi kumwe so rero mwebwe abantu barahubuka nkubwize ukuri nimba icyo kinyamakuru cyitwa Igihe ntabwo igihe kiva ku gihe manza wundi kumenya manza unyumve Sankara igihe kijya kiva ku gihe n'isa ntabwo warutangiye kuvuga ko ngo ari abantu biyitiriye igihe muje mureka ibyo bintu ahubwo muratuma inkuru nibwo igiye guturika ntabwo ngiyewe kuvuga ngo n'icyo ubona abantu hano urebe igihe nahereye hano dore naje iyi nkuru ndi kuyikurura nari nibereye kuri iyi ngiyi waje sose bafatanya urumogi uyiramuzi uyu ari mu bahanzi bro u Rwanda rufite ntabwo tuba twicaye uyu nguyu ari mu bahanzi ntabwo niyumvisha uburyo cyuriya mwana w'umukobwa Vestine ajya kwandika biriya bintu niba batamuhakinge kuko bariya abantu ukuntu mbazi cyabana bo kwa Irene bariyubaha ntabwo ajya apfa kwiha rubanda yewe n'ibintu byiyubaha ariko ibyo byo kwiba uri kumbwira n'ibiki ibyo byo kwiba ko uyu mukobwa ibi ngiye muri kuvuga uyu mwana uyu mukobwa bro reka cyo tuvugisha ukuri uri kunyumva first of all cyo tuvugisha ibintu mazina yabyo urimo kumva uyu Idrisi baramusikaminze kandi muzabibona urimo kunyumva baramusikaminze yari scam igenda wahamagaye iminsi gikwano bwakeye Godfather dore ni saa 5 uretse gato ngiye guhamagara uretse muhamagare duca amazina n'ukuri kw'Imana nibyo byabasaba kuko ngewe gumiza abana bo kwa ntago Vestine yakwikora ngo yandike ibyo bintu Emi waramutse amakuru yaramutse Godfather ko mugiye kuvugana ukajya muri mute mukuru wa Nzovu ubu nambwa ati ndende kuri live utuvuga gutya Godfather ngewe ndabihamya ko bari abana na prank bajya kwishyira n'indirimbo barapostinga gusa nta kindi barenzaho nta bintu by'amaprank y'ubugoryi ngo ibi apana mujya abandi bahanze usanga umuntu yagiye kurira ibati akarinda hano kakavureka akaguru ngo arimo arategura ngo prank ngo indirimbo isohoke bakajya gutukana ku babyeyi n'ibiki bari abana ntibajya babibamo nukuri abantu umufana Vestine Dorcas nkanjye munyere gift pimune bari abana nibo bananzi muri gospel batajya bakora prank babara posting ati ejo bundi tuzabata mu muzigo tukabakirana yombi uriya n'umuntu yitiye Vestine nanjye sinabyizera yaba uyu ngo ni Kenzo wenda kuzi sakara muri gospel zigari agatwigo no gutwigaza ko batwika bibi batwikira mu ijambo ry'Imana barumva batwika bibi bari mu bindi bintu by'amafuti Godfather va muri mute papa data abantu bari nyuma Vestine ni mu ntemu ariyo thank you rat zananga muri abakene nyabarasanya okay Sankara muri Vestine ni mu ntemu Godfather va muri mute garuka Sankara uretse garuka kampamagare Emi mutinga bro Allo Emi bite waramutse ni Godfather ndabiwo amakuru yawe ndashima Imana n'utugripe dukeya turi Kigali ni atari krema okay ndi live rero nkurikiwe n'abantu 650 ya ndavuze ngo reka ngwamaga ariko nyine ndagomba kukubwira ko ndi live oya nta kibazo cyapya nubwo ntari butinde ko rumba ndi mu kazi ndi muri office yego ya okay courage so Emi mbonye inkuru wakoze yo ku Gihe hari iwanyu iyi nkuru ivuga kuri Vestine n'umugabo we ibi bintu nibyo iyi screenshot twabonye eske ni kuri account ye cyangwa ushobora kuba na fake account nk'abantu bari kubivuga oya ni kuba kuri account ye na account ye wenda ibyo kuba fake account ibyo ntabwo ari byo wenda kuvuga ngo niwe cyangwa si we ni donc hano umuntu yaguhakinze a lot of times ashobora gushyiraho ibintu ashaka ariko
nabibonye kuri Instagram ye, nagerageje guhamagara Irene nka manager we yego umubaze ntiyitaba. Urumva bashaka kuba bari ntekeza ko wowe uba muri Canada urabizi amasaha abanza sinzi isaha mufite. Ubwo ariko dututrefasa byari kuri Instagram ye kandi mbonye bahise babisiba, so bishoboka ko ashobora kuba hise atekereza wenda nawe akabikuraho. Na abibaye atariye ubwo nabwo nyine araza kuduha indi statement ku buryo twagira ikindi tuvuga, ariko kuri uwo mama njyewe ndabifata nka source yizewe. Ndabifata nka source yizewe. Okay, aba ni abantu bahora mu itanga winda kumva. Emi, ndatekereza nyuma y'ibyo winda kumva. Here we go. Twagiye umva we Sankara. Tugende gato. No, uretse gato. No, tega amatwi. Ntabwo nshaka gukomeza. Tega amatwi hano. Bodi fanga kuki mukanya w'imutizi. No, reka nkubwire Sankara nawe ninguhamagara kuri telefone n'undi muntu uri kunyumva. Turi kumwe? Ntabwo nshobora guhamagara kuri telefone mpite mutura kuri live, ntabwo bishoboka. Ntabwo bibaho. Ninde waza ibaze guhamagaye urimo kunyumva? Kakuzana live, ntabwo bibaho bro. Ntabwo bibaho.